kuko nge mfite abana batatu b'abakobwa umuhungu ndabyara natekereza ko nabyara umuhungu nanjye mbifata umwana aramwemera yanabigende yabivuge n'imbere ya Ruberi ko umwana amwemera we Ruberi ambwira ngo azajya afasha umwana njyanyihorera hari uwamwatse icyuma agiye kukinera noneho cyera twayinda ndiwe ntabwo ntendiyo mu mubyaro umwana turamwandikisha kuri we ubundi mufitanye abana bangahe n'uyu nguyu wenyine arega nta n'undi dufite Tuyihorane Venansi yavuga ko yabyaranye n'ufite Nemarora ariko bakaba batarasezeranye byeme n'amategeko dore ko ngo uyu mugabo yemeye ko uyu mwana ari uwe imbere y'ubuyobozi bw'umudugudu wa Kibisogi ariko nyuma yaho akanga gutanga indezo ntabwo ati njyewe nta mupira ngusabye nani kariso musabye weho menye umwana wabyaye ubu tuvugana umwana ntagira yabo ntaheruka no kurya nta n'igikoma yigezamo njyanye twite yanteje n'umugore bita Fina arankubita koko se yarankubise amaze kunkubita baza kumutwara n'abanyarwanda twabanaga higira mu Kibisogi tuba turamanutse icyo gihe yari yaje mu bagore be hano umuganda ufite Nemarora avuga ko afite abana batatu b'abakobwa yabyaranye n'undi mugore batarimo umuhungu n'umwe ndetse yabihuza nuko ngo uyu mugore yigeze kumubwira ko uyu mwana afite atari uwe nubwo ngo imbere y'itangazamakuru arimo kwemeza ko uyu mwana ari uw'uyu mugabo byose akabishingiraho ahamya ko ari ubutekamutwe bw'uyu mugore nabyakiriye bene nta kibazo kandi kuko nge mfite abana batatu b'abakobwa umuhungu ndabyara umugore arifata aragira ati wowe ubwawe umwana wabyaye se uwawe afite se avuye ko afite se natekereza ko nabyara umuhungu nanjye mbifata umwana aramwemera yanabigende yabivuge n'imbere ya Ruberi ko umwana amwemera we Ruberi ambwira ngo azajya afasha umwana njyanyihorera ufite Nemarora akomeza avuga ko uyu mugore we yafatanywe icyuma agiye kukimutera ibintu uyu mugore nawe adahakana ahubwo abyemeza avuga ko yabitewe n'umujinya hari uwamwatse icyuma agiye kukinera noneho wakimwatse ni nyiramazu yawamwatse icyuma n'ubu ngubu ndabivuga nawaje yabivuga anye nuko ngo wari ugiye kumutera icyuma ni umujinya nawe ndabigusobanurira ni umujinya ajya mu ishyirahamwe afata amafaranga namutangiraga abwira mu ishyirahamwe ko umwana we arwaye pararize agiye kuvuza umwana we mudugudu amwita Ruberi namuhamagaye Kibisogi namawe n'abana umugore yafashe ibintu byose aratwara none ndakora iki umuyobozi w'umudugudu wa Kibisogi Muhirene Robert avuga ko batumijeho uyu muryango mu nteko y'abaturage kugira ngo babafashe gukemura amakimbirane bafitanye ariko aboneka umugabo uyu mugore niyitabira hanyuma mu ikibazo umuganiro muzaze mu nteko kandi mu nteko ejo bundi umugabo yari ahari naramubonye ariko umugore twaramutegetse turamubura urumva ntabwo nashobora umuntu udahari haba harimo n'ibindi bintu byinshi cyane urabibyisha inyuma uretse abasobanura uko bajya kumubyara babanje kubijyaho inama nta mpamvu rero kugira ngo bamwicishe inzara kandi yarabashije kugera ku isi babikoze niba barabikoze nk'ibyishimo niba barabikoze nk'iki umwana ntabwo naho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali ubwo twaganiraga nawe ku makimbirane y'uyu muryango yadusubije muri aya magambo uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana bugomba kubahirizwa 100% ariko nanone ni ukureba ese koko uwo mugabo yaraganirijwe yemera ko umwana ari we yaramwandikije no mwirangamimerere aho rero iyo dusanze bihari niho twigisha wa mugabo noneho agatangira gutanga indezo y'umwana kuko umwana amwemera ko ari uwe indezo ni igikorwa cyemezwa n'urukiko tumugira inama zifite umuryango bita Haguruka yego hano iwacu muri gahunda yiswe duharanire kubaka ubutabera abagore nk'abo ngabo tubahuza na Haguruka bakabategurira ikirego kijya mu rukiko noneho kugira ngo urukiko rwemeze se umwana kujya atanga indezo ibyo rero nibyo twabashishikariza kugira ngo begere inzego zibafashe
Ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA kigaragaza ko amakimbirane yo mu muryango agira ingaruka ku mikurire y'umwana. Ni mu gihe raporo ngarukamwaka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda NSR yo mu mwaka w'2020 yerekanye ko hagati ya 2016 na 2019 abagore 48,809 bo mu Rwanda bakorewe ihohoterwa, ni mu gihe abagabo barikorewe ari 72,210. N'ibyaha byongera uko umwaka ushize undi ugataha, kuko mu mwaka w'2021 urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwagaragaje ko ibyaha by'ihohotera mu Rwanda byavuye kuri 964 mu mwaka w'2019 bigera ku 10,842 mu mwaka w'2022. Waramutse neza? Urinde uherereye utubwire uko mwakiriye ibijyanye n'igabanuka ry'ibiciro no kuntu bihagaze mu makaritsiye. Ariko byabyiza ugabanyije kuri televiziyo yawe? Byabyiza ugabanyije kuri televiziyo yawe cyangwa ukigira hirya ho gato? Bimeze bite? Urakoze cyane. Shaka kwiyumva, agashaka kugira ngo natwe twumve kandi n'ubundi n'iryajwi ryongera rikamugarukira, ugasanga rero biratuderanja. Yongwe TV, allo? Allo. Waramutse neza? Waramutse. Urinde uherereye hehe, hanyuma duheze igitekerezo cyawe kijyanye n'iyisanganyamatsiko ijyanye n'igabanuka ry'ibiciro ku masoko. Yongwe TV. Allo, wahageze? Nukubango. Ninde uherereye he? Yende Nyanza ndi cyabakamye. Nubundi biciro ni byabi ndetse n'icyo kira cyajya kwa amafaranga 3. Umuceri n'amafaranga kigo ni cyabiri. None ntabwo birahinduka, none bakwagira kwa kundi. Ni ukuvuga ngo ibiciro ntabwo byaye byahinduka n'ubundi biracyari kwa kundi muraha nk'uko mwe musanzwe muhaha. Ariko n'ubundi mwari mubizi yuko ibyo biciro byamaze kugabanuka, mwe mwamaze kwimenya. N'abacuruzi babimenye, hanyuma barabwira yuko ari iyihe mpamvu ituma batabigabanya bo? Baranguye imbere bahenzwe. Bagomba kubanza akagaruza amafaranga yabo. Hanyuma mwakiriye gute rero iri gabanuka ry'ibiciro? Twatishimiye cyane buriya. Sawa, murakoze. Yongwe TV, allo? Allo? Waramutseho? Waramutse. Ninde uherereye ukaduheza igitekerezo cyawe? Kabasha mereze Rwamagana. Kabasha Rwamagana, bimeze bite? Rwamagana turaba. Mwakiriye muti rino gabanuka ry'ibiciro ku masoko cyane cyane ku biribwa? Twabyakiriye neza cyane. Ariko ikibazo mwadukorera n'ubundi buvugizi, kuko hari abacuruzi nyine badashaka kugabanya ibyo biciro. Ibiciro byashyizwe ku masoko umunsi w'ejo, ejo byagombaga kubahirizwa n'uyu munsi bigakomeza. Mwebwe mukomeze muturebere nanone mutubigezaho amakuru niba koko uko iminsi itambuka batabishyira mu bikorwa. Sawa, urakoze. Sawa, muri abantu b'abagabo natwe turabakunda. Yongwe TV, allo? Okay, ngayo nguko rero n'abandi turakomeza tubakira. Umurongo wa telefone urafunguye, ndetse mushobora no kwahereza ubutumwa bugufiya. Ushobora kohereza ubutumwa bugufi nabwo tukabusoma. Yongwe TV, allo? Aramutseho? Ninde uherereye? Ndi Karongi. Uri Karongi? Karongi, mwaramutse mute? Igitekerezo cyawe ku bijyanye n'iri gabanuka ry'ibiciro bihagaze bite? Baramutse neza, nta kibazo dufite, ariko buriya igabanuka ry'ibiciro se kuri twe nko mu cyaro. Buriya turabyitega ko biragabanuka nka nyuma y'ukwezi. Mwiteguye ko byibuze kugabanuka nka nyuma y'ukwezi? Kubera ko urabona nanjye naramukiye mu isantere, mbaza ntese ko mwumvise ko ibiciro byagabanutse. Biriya ngo ni ibyabo, natwe twararanguye, niko bagusubiza, niko bakubwira. ugasanga rero wa mugani nabo bakubwira ukuntu baranguye n'uko byagenze. Ati rero rwose ngurishije igiciro bashyizeho nahita nkomba nkanataha.
none rero burayi twebwe turabyitega nka nyuma y'ukwezi ariko twizeye ko bizagabanuka kuba babivuze. muba mwakira impinduka nk'izi ngizi gute? Twazakiriye neza buriya cyane kubera yuko nta inzara rwose yari yahagiye. Niba se yenda n'ahangaho umuhinzi jya guhingeranya akagizi ni igihumbi. Igihumbi rero gukorera ikiro kimwe ntangire ko nta byabaga bicanze. Urumva ko niba ari igihumbi uwo muceri habonetseho n'ubunyobwa. Nawe ubundi twabashimye cyane rwose. Murabona ari izihe mpinduka bibuze kuzana mu mibereho myiza y'umuturage? Ikintu bibuze guhindura ubu biratuma abantu bari bahangayitse batuza. Hari naho rwose abantu bavuga ati rwose perezida yadukoreye amafaranga yongeye agira agaciro kuko wasangaga abantu bavuga ati ifaranga ry'u Rwanda riri guta agaciro. None niyo umuntu agira igihumbi kikabura icyo kigura ugasanga koko birakaze. Sawa, urakoze cyane, reka tugushimire ku gitekerezo cyiza cyawe uduhaye. Barishumye nta yagiye hehe? Yongwe TV, alo? Alo? Yongwe TV, alo? Alo? Aramutse neza? Aramutse. Ninde tuvugana, uherereye hehe? Daniel Igahengeri. Igahengeri? Yego. Igahengeri bimeze bite Dani? Bishimiye ko ibiciro mwabigabanyije ariko hano biracyari hejuru cyane rwose. Biracyari hahandi, biracyari kwa kundi byari bimeze. Biracyari hahandi nta mpinduka barimo barazanamo. Barabwira ngo iki se niye mpamvu ituma nibura batabyubahiriza? Oya ngo baranguye mbere ngo ibiciro ngo baramutse bacuruje ku biciro byagiyeho ngo bahita bahomba bagataha. Umuntu kubanza bakareka bagacuruza ibyo baranguye mbere ngo ibindi ngo bakazabigabanya nyuma basize kubanza. Icyo nicyo cyifuzo cy'abacuruzi. Kandi iyo byazamutse bo bahita babizamura. Si nkayo yose se sha. Byamanuka ntibabimanure. Ibiciro birazamuka uwo munsi bugacya bazamura. Ahubwo bahangwa no kumenya yuko igiciro cyazamutse bagahita bakizamura. Nubwo baba bararanguye mbere babiranguye kuri make bo bahita babizamura. Ariko cyagabanuka ntibagende muri iyo ritime. Bo ntibahite bagabana. Ntibagabanye ibiciro ntibahite babimanura. Nk'ubu ikiro cy'ibirayi kiri kugura amafaranga 550. 550.